Nshuti bakunzi bakadasohoka mwiriweho, uyu ni wa mwanya tubagezaho imwe mu nkuru cyangwa amateka yaranze umuntu yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Aha tugiye kubagezaho amwe mu mateka y'ahantu hitwa mu Gakenyeri kwa Musinga. Mu Gakenyeri ni mu mujyi wa Nyanza, ahari hubatse umurwa w'umwami Yuhi wa gatanu Musinga ndetse n'umugabekazi Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera. Ubu ni mu mudugudu wa Gakenyeri, akagari ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Byinshi mu mateka yo mu Gakenyeri n'imibereho y'umwami Musinga wari uhatuye. Amateka ya Musinga ari i Nyanza yanditswe mu bitabo byinshi bivuga amateka y'u Rwanda, ariko uwayavuye imuzingo cyane ni Alexis Kagame. Nk'uko Kagame abivuga, Musinga yatuye i Nyanza igihe kirekire, ariko siho yatuye bwa mbere, dore ko atari naho yimiye. Musinga yimye ingoma nyuma y'intambara yo ku Rucunshu, asimbura Mibambwe wa kane Rutarindwa waguye muri iyo ntambara mu 1897. Yimiye Irunda hafi ya Gihara, ahabwa izina ry'umwami rya Yuhi. Imihango yo kumwimika yabaye mu ntangiriro z'uwo mwaka, iyobowe n'umwiru Mabare mwene Nkuriyingoma, nawe wari umwiru. Icyo gihe Musinga yari umwana w'ingimbi, afite imyaka nka 17, ku buryo yategerwaga na nyina ndetse na ba nyirarume. Musinga amaze kwima, hakurikiyeho gushakisha umurwa azaturamo hakurikijwe imihango y'ubwiru yasabaga ko ingo enye za mbere z'umwami zubakwa mu gihe kigufi cyane. Nguko uko yimutse Irunda ajya gutura ku Kamonyi muri Rukoma, ndetse naho arahava yubaka umurwa we Igitwiko cya Nyamabuye mu Nduga. Aha naho ntiyahatinze, kuko yahereye ko yimukira mu Mukingo mu Nduga, ari naho Umudage Dr Richard Kandt yaje akahamara iminsi itandukanye kuva ku wa 14 kugeza ku wa 19 Kamena 1898. Ariko icyo gihe Richard Kandt ntiyabonanye na Musinga, kuko yakiriwe na Ruhinankiko ari kumwe na Rwidegembya. Musinga yimutse ku Mukingo ajya i Rweramvura mu Kabagari. Nyuma y'iminsi 8 arahava ajya gutura i Mwima hafi ya Mushirarungu. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri nawe yari ahafite urugo aho i Mwima. Mu mwaka w'1899 Musinga yimutse i Mwima, yubaka umurwa we hakurya yaho i Nyanza mu Gakenyeri. Kuva icyo gihe Nyanza yabaye umurwa abami b'u Rwanda baturamo batimuka kugeza igihe ingoma ya cyami yavagaho mu 1961. Aho mu ngoro y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga mu Gakenyeri niho abapadiri bera bayobowe na Hagi bamusanze baje kumusaba uburenganzira bwo gutura no gushinga Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Aba bapadiri ntibakiriwe na Musinga, ahubwo bakiriwe na Mpamarugamba, umwuzukuru wa Yuhi wa kane Gahindiro, yambaye ikamba nk'umwami. Ubwo hari tariki ya 2 Gashyantare 1900. Mpamarugamba yabemereye kwihitiramo aho bashaka gutura mu majyepfo y'igihugu nk'uko bari babisabwe, ndetse abaha Kitatire watwaraga Imvejuru na Kampayana watwaraga Nyaruguru ngo babaherekeze banabakebere aho bazahitamo. Abapadiri bera bavuye i Nyanza baraye i Mara, bakomeza kuzenguruka ako karere, baza guhitamo Save, bahashinga Kiliziya ya mbere mu Rwanda.
murumva ko kiliziya ya mbere yahereye i Save. Muri Nyakanga mu 1900 Dr Richard Kandt yaje i Nyanza, noneho ategeka ko abonana n'umwami ubwe. Icyo gihe abari ibwami yabashyizeho igitsure gikabije, ndetse ababurira ko nibamuzanira Nkamarugamba ahera ko amurasa. Nguko uko umwami Yuhi wa gatanu Musinga yabonanye n'umuzungu bwa mbere mu mateka. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga ari i Nyanza, ubutegetsi bwe bwari bubangikanye n'ubw'abazungu. Icyakora nubwo Abadage batamujujubije nk'Ababiligi, ndetse baje no kumucira ishyanga bafatanyije na Kiliziya. Ku ikubitiro nabo bamweretse ko ubutegetsi n'ububasha bwabo bwari hejuru y'ubwe, nubwo yari umwami nyir'u Rwanda. Gutesha agaciro umwami byagaragaye bwa mbere mu 1902. Ibwami bahamagaye shefu Nkumbika wategekaga i Gasaka kugira ngo yisobanure avuge impamvu yashyigikiye ingabo zarwanyaga ubutegetsi bwa Musinga. Nkumbiko akibona intumwa yahereye ko abibwira abapadiri bari izaza, kuko yari azi ko ibwami bashobora kumwica. Abapadiri nabo bamugiriye inama yo kujya kwishinganisha kuri guverineri i Bujumbura mbere yo kwitaba ibwami. Mu Kwakira 1902 guverineri Lieutenant von Berger yamuhaye ibaruwa ashyira Musinga itegeka ko uyu Nkumbika ahamara amezi 2 gusa, ubundi agasubira iwe. Ibwami ntibamenye ibyari muri iyo baruwa, kuko ntawari uzi gusoma uhari. Bituma babirengaho bica 14 mu bari baherekeje Nkumbika, ndetse nawe bamushyira ku ngoyi. Beringe akibimenya we ubwe yiyiziye i Nyanza abonana na Musinga kuwa 3 Mutarama 1903, amwihanangiriza mu ruhame, ndetse amuca icyiru cy'inka. Hagati mu ntambara ya mbere y'isi yose, Ababiligi batsinze Abadage muri aka karere, ndetse bigarurira u Rwanda muri Gicurasi 1916. Mu mitegekere yabo ntibumvikanye na Musinga, kuko yanze kuyoboka Kiliziya Gatolika, ndetse agatsimbarara ashaka kugumana ububasha yari afite. Ibi byatumye bamukura ku ngoma ku wa 12 Ugushyingo 1931, bamucira i Kamembe mu Kinyaga. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga, abagore n'abana be, umwamikazi Kanjogera, ndetse n'ababatwaje ibintu bahagurutse mu Gakenyeri i Nyanza. Nyuma y'iminsi 2 umwami aciwe, berekeza i Kamembe. Aha naho haje kuhakurwa bamuciriye imoba muri Kongo. Aho ingoro y'umwami Musinga yari yubatse i Nyanza, abihaye Imana bahubatse Kiliziya yitiriwe Kirisitu Umwami, ibigo by'amashuri, ndetse hari n'urugo rw'abene Bikira Kiliziya Gatolika yahubatse. Misiyoni ihahawe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ku wa 23 Gicurasi 1935, ubu ikimenyetso gisigaye mu Gakenyeri ni ikigabiro cy'umuvumu munini kiri imbere y'urugo rwa bene Bikira. Ngayo amwe mu mateka yaranze aho mu Gakenyeri Musinga yashyize urugo rwe. Mwumvishe ukuntu abazungu bamumenesheje akava mu Rwanda akajya muri Kongo. Ngayo nguko, mugire ibihe byiza.